erega ubuzima ni bugufi papa kanaka, sinzi impamvu utumva. Uyu mugabo yarahiye ntiyahiye. Ariko abantu baba bari kumwe nawe ku rusengero baba bari kumwe nawe bagira gutya bati washatse umugore mwiza sha, waramuntwaye sha. Iki ni icya gatatu. Hari n'igihe mpamwe abantu muri aha ngaha, hari igihe ugira gutya ukabona wikubitiye imyaka 2 utarabyara, imyaka 3 igakubita. Iyo ufite nyoko bukwe na so bukwe babi uhita ubimenyera aho ngaho. Buriya abantu bahita babyara ako kanya ntabwo bajya bamenya neza imico ya ba sebukwe na ba nyirabukwe. Ukubita umwaka umukecuru akaguhamagara ati niba byaranze uzasohoke muri ibyo bintu by'ubudivuze nkwereke. Uranyumva neza? Iyo umwangiye rero ahita avuga turiya mukobwa arashaka ko umuhungu wanjye azahambanwa ikara, ubu ngiye kuzapfa nta mwana nteruye. Uranyumva neza? Iyo rero ufite ababyeyi nk'abo badafite Imana, warangiza ukabaha amatwi aho kuyaha Kristo, uhora mu manegeka. Ukwiye kwitonda, ntukajye wemera yuko ibintu bibi wabonye iwanyu wifuza ko wazabibona mu rugo rwande, mu rugo rwawe. Niyo mpamvu ababyeyi bawe ugomba kububaha, ugomba kubavunikira. Ariko mu gihe batangiye kuguha ibitekerezo birimo gusumba iby'uwo mwashakanye, jya ugerageza ubiyake mu bwenge. Ntabwo ari byiza kubwira mama wawe ngo mama ngo ndakwiyamye, ngo urugo rwawe ngo nawe rwarakunaniye. Hoya, umwiyaka mu bwenge. Kubera iki? Murabyibuka yuko mu mutwe wawe harimo foda y'uwo mwashakanye. Ariko wahura nawe ukabona n'umugabo ari ku rusengero. Njyewe iyo ndi ku rusengero nta kintu cyapfa Mariya areza agatuza. Harimo n'abagabo uzabona ubone ku rusengero arimo arahobera abagore b'abandi, ha muri aho wambaye neza madayo, ariko umugabo wajya abikubwira ko wambaye neza. Impamvu ni imwe, iyo utinze ku rusengero ntugire umwanya wo gutinda iwawe, utibaba ku rusengero. Ikintu cya gatandatu, kubura ibyo wari witeze kuwo mwashakanye bya gikristo. Hari igihe ujya gushaka umuntu wamureba ari ku ruhimbi aririmba tenari, hari n'igihe ujya gushaka umukobwa ukabona muri sipurana arimo ararerembura. Hari akantu bajya bakubitamo barimo kurirembura ukabona agize gutya ijuru, ukabona yarizanye mu maboko. Abakobwa baririmba, aho wicaye inyuma ugahita uvuga uti Imana n'uriya wa mbere. Ukabijyamo, wajya kubona ukabona umunsi w'ubukwe wabaye. Ariko wagera mu rugo ukazaza usanga azirepetera ku rusengero, mu rugo ntizigira gute, ntizihagera. Ukazambwira uti ariko wajya ucishamo n'akaririmbo kamwe gusa, ukuntu buriya tutarabana turambagizanye. Nakurebaga mu kanwa nkibaza uririmbye nk'ebyiri nicaye mu ntebe muri salo, nibazaga ukuntu byaba bimeze. Wajya kubona ukabona umudamu aravuze ati fungura DVD kuri YouTube, aba ariho ndebera. Ubu ngubu nabaye umubihenge nta mikino. Uzabakenera byanga byakunda, barasigaza abagabo hano ntuboneke, uzabakenera. Ariko nanone Bibiliya ivuze ngo iki? Umuntu uzi intonganya mu rugo rwe, umuntu ukunda intonganya agomba kwitegura yuko urugo rwe narwo ruzagira gute, ruzasenywa. Bibiliya iratangaje. 18:24, Imigani 18:24, inshuti nyinshi zisenya iki? Zisenya urugo. Ariko haba inshuti iramba ku muntu imurutira umuki? Umuvandimwe. Bareme abo bose bazagenda mwe musigare, nusenya ni wowe uzitwa ko washenye urugo, si nyoko uzasenya. Rero nsoza, ushaka kubaka nk'uko nyina yubatse amara amazu, nimwige kubaza inama Bibiliya ubundi mwubake urugo rwanyu mu mahoro. Murakoze. Hari amagambo nasomye muri kino gitabo cyitwa Inama ku Busonga ku rupapuro rw'107. Hari impano Imana yaduhaye kugira ngo tujye mu murimo wayo twese, kandi umurimo w'Imana wa mbere twabonye ko uhera mu rugo iwacu. Mu itsinda ry'abagore bakuru twari turimo, usanga umuntu afite umugore bamaranye imyaka 10 aracyapostinga ubufoto akimurambagiza. Cya werekana uko umugore wawe agenda ahinduka, kuko guhinduka kubifitemo inyungu. Umuntu aracerekana umuntu, abantu bakavuga bati uyu ni umugore wawe, ati yego. Bazaza bagasanga arapima 120 ku ifoto ari 40. Tugenda ubereka update uko bigenda bihinduka. Icyo nkundira abadamu bashatse, iyo nawe amaze kubona ko utakimukunda utakimwitaho,
afata gahunda akazaza ahora yipostingira abana be, ukabona postinze akana ke k'imfura, ni wowe wanjye. wajya kubona ukabona yifotojanyije na se, papa ibyo wambwiye narabibonye, kabaye ntikabaye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Ugizwe n'umukoro tugiye gukora. Umugabane wa gatatu ugizwe n'umwanya wo kuza gusengera imiryango. Ngiyo imigabane itatu y'ibyo tugiye kuganiraho. Uyu mwanya ijambo ry'Imana rivuga ko Imana ariyo yubaka urugo rugakomera. Ariko nanone Bibiliya ikerekana yuko hari ingo zigomba gusenyuka nubwo abantu baziramira. Burereka mbabwire, Bibiliya yavuze ingo zigomba gusenyuka nubwo abantu babijyamo bakagera. Reka ngiye ikintu mbabwira, hari ingo zigomba gusenyuka, izo zo zirahari, ariko hari n'ingo zitazasenyuka. Izigomba gusenyuka se ni ibiki biziranga? Hano murakoze cyane. Ni ibiki biranga ingo zigomba gusenyuka? Bibiliya hari ibyo yavuze. Ni ukuvuga ngo iyo ufite umuco umwe mu mico Bibiliya yavuze mibi, byanga byakunda urugo rwawe ruba ruzasenyuka. Kandi iyo rusenyutse ntabwo uba ukwiye kwitwaza abantu ngo bagize gute, bagusenyeye. Murabizi yuko nta muntu ushobora gusenyerwa urugo atari we warwisenyeye. Iryo ni ryo hame ry'urugo. Muranyumva neza? Urugo rwubakwa n'Imana, Imana igaha umugisha abarwubatse. Ariko abo barwubatse iyo barwatse Imana bakarugumana bonyine, mu muntu harimo imbaraga ishobora gutuma yisenyera urugo. Gusa kenshi na kenshi usanga iyo ibintu byatuzambanye tubyitirira abandi bantu. Muri iki cyigisho rero ndaza kubereka ibintu 10 biri ku rutonde rw'ibihagarariye ibindi mu gusenya ingo. Muraza kumfasha rero kuza kubitondeka mukurikije realite. Nabitondetse bijagaraye. Akazi muramfasha rero nukuza kubitondeka muvuze ngo iki nicyo kiremereye hagakurikira iki. Ibyo bintu muraza kubiha amanota muvuge muti kubera iki. Turifuza kumenya muri ibyo bintu 10. Turashaka kumenya ngo umuntu ufite iki ngiki afite ibyago purusa zingana iki ku ijana zo gusenyuka k'umuryango. Murumva aho dushaka kugera? Yego. Noneho hari n'umuntu ushobora kubibona akabona byose uko ari 10 byageze mu rugo rwe. Uwo nguwo we niwe tuza gusengera, abwira Imana ati Imana nsanze ndi mu manegeka, nkura mu manegeka. Muranyumva neza? Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Tujyane mu Migani. Imigani igice cya 14. Imigani igice cya 14. Ndaza gutinda mu migani rwose. 14 umurongo wa 11. Bibiliya iravuga ngo urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Amen. Bivuze ngo iki? Umukiranutsi, umuntu w'Imana, urugo rwe, kubera ko tujya twigisha namwe mujya mwiga ko urugo rwiza ari ijuru ritoya. Niyo mpamvu urugo rw'umukiranutsi rwagereranyijwe n'ihema. Murabizi impamvu itandukaniro ry'inzu n'ihema ni irihe? Ihema Abisirayeli barikoreragamo gahunda zo kuramya Imana, ariko ryimukanwa. Bivuze ngo rero abantu b'Imana bafite ingo ni abantu bahora bimuka. Turi abagenzi n'abaki n'abimukira. Kubw'ibyo rero urugo rw'umukiranutsi rurimo ruragereranywa n'ihema, ariko rukagereranywa n'ihema bivuze ngo ntago ruzagira gute, ntago ruzasenywa. Ariko bagera ku rugo rw'umunyabyaha bakavuga ko ruzagira gute, ruzasenywa. Kubw'ibyo rero ndagira ngo tujye mu gice cya 15. Imigani 15 umurongo wa 25. Umurongo wa 25. Uwiteka, abafite Bibiliya ariko tujyane. Uwiteka azasenya urugo rw'iki? Ariko si mwimbazara, urugo rw'umwibone. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka azasenya urugo rw'umwibone. Urwo rugomba gusenyuka, ariko azakomeza urubibi rw'umupfakazi. Ni ukuvuga ngo umupfakazi ni umuntu
wapfushije uwo bashakanye, wa wundi ubona ubuzima bwe n'urugo rwe ahazaza utagira gute, utahareba. Imana yishimira kuza gufasha urugo rw'umupfakazi gushyigikira urugo rw'umuki rw'umwibone. Mu buzima rero iyo ushatse umugabo w'umwibone ugashaka umugore w'umwibone nta n'ikintu uba uzageraho. Icya mbere, umuntu w'umwibone aguca ku nshuti, uranyumva neza. Umuntu w'umwibone ahazaza ntabwo ahareba, areba uyu munsi wa none. Umugabo cyangwa umugore w'umwibone ntabwo bashobora guteganyiriza ejo hazaza. Icyo nagira mbabwire ngiki, umwibone ntagira inshuti, n'iyo agize inshuti agira inshuti z'abibone bagenzi be. Bibiliya rero igaragaza yuko mu gihe cyose ufite umutima w'urugero, iyo ufite umugore w'umwibone udashobora gukora akazi kose abonye, iyo ufite umugabo utoranya akazi w'umwibone, byanga byakunda hamwe ubukene mu rugo bwagize gute, bwaje. Bibiliya yakomeje igaragaza ku murongo wa 27, yagaragaje undi muntu nanone ufite ikibazo ku buryo urugo rwe ruzasenyuka. 27, urarikira indamu ateza urugo rw'imidugararo, ariko uwanga impongano azarama. Mu magambo make, umuntu urarikiye indamu, urarikiye ikintu cyitwa ubutunzi cyane, ibyo bintu akaba ari byo ashoramo imbaraga, birangira byanga byakunda urugo rwe rujemo iki, imidugararo. Kubera iki? Wowe uzava hano ugenda ujye muri Malawi cyangwa Zambia cyangwa mu Bubiligi cyangwa hehe gushaka amafaranga, ukubita imyaka 10 utari iwawe, uzagaruka nyuma y'imyaka 10 uzanye amafaranga, uzanye imodoka, uje kubaka inzu hafi y'umuhanda, ariko uzasanga umugore yarajagaraye mu mutwe n'abana barabaye imbobo. Ayo mafaranga azazura icyo wasize. Kubw'ibyo rero umuntu wese urarikira indamu bikaba nibyo bintu bitwaye umutima we, byanga byakunda nasenyerwa urugo ntazavuge ngo ni abantu bageze gute, bamusenye, aba yabigizemo iki, uruhare. Nibyo ntabwo tugomba kwicara iruhande rw'abagore bacu ngo tubure kujya gupagasa, ariko pagasanya umutima utekereza aho wavuye n'icyo usize. Ikindi kintu gikomeye Bibiliya yavuze, 17 Imigani 17 umurongo wa 19, turiganirira mu migani gusa. 17 umurongo wa 19, ukunda intonganya abakunze n'ibicumuro, ushaka gusumbisha abandi urugo aba yishakiye kurimbuka. Ni byiza gutekereza ku rugo rwawe, ariko urugo rwawe nurusumbisha abantu ukabaho nkaho utazakenera abandi, urinjije. Uzakenera abandi bagore kuko uri umugore, uzakenera abandi bagabo kuko uri umugabo, uzakenera iyindi miryango niyo waba ufite amafaranga, nta kintu ubura. Hari igihe kizagera ubone ko ukeneye iki, ukeneye abantu. Ni ikosa rero rikomeye gusumbisha urugo rwawe abantu bose. Iwanyu ntubu ucyakandagira kwa so na nyoko, ku rusengero ntubu hicara, bagasigaza abadamu ba mifemu uti hoya reka nagiye gushaka nzi icyo nshaka. Bariya bagore nibagume hariya uzabakenera byanga byakunda. Barasigaza abagabo hano ntuboneke, uzabakenera. Ariko nanone Bibiliya ivuze ngo iki, umuntu uzi intonganya mu rugo rwe, umuntu ukunda intonganya agomba kwitegura yuko urugo rwe narwo ruzagira gute, ruzasenyuka. Bibiliya iratangaje. 18:24, Imigani 18:24, inshuti nyinshi zisenya iki, zisenya urugo, ariko haba inshuti iramba ku muntu imurutira umuki, umuvandimwe. Abadamu bakoresha imbaraga zose ngo bashake inshuti. Buriya abadamu ngewe baranansetsa cyane. Hura n'umudamu ukamaze uti uyu muntu ni inshuti yawe, ati ni inshuti yanjye. None se ni umufitanye ubuhe bucuti? Ati rero ni umunsi umwe nigeze kurira, sinzi ukuntu ari nabyutse, ndarira mbona nawe ararize, ndavuga ni nyamara uyu muntu turahuje, ahita aba inshuti. Cyangwa wajya kubona ukabona arakubwiye ati uriya muntu asa na basaza banjye bo kwa mama wacu. Neza neza iyo mubona mbona. Kubw'ibyo rero njye numvise amaraso yanjye naye byarahuje. Ariko nanone umudamu iyo agiye kubyara ukamuhamagara uti kutwite, ubona baguha randevu yo kwa muganga, urumva ari nde uzaguherekeza muri aba badamu mwicaranye? Atakubwira ati hano ntawe urimo. Kamuzi ati se kubera iki? Ati hano nta muntu urimo, ati ahubwo buriya njyewe, ati umuntu uzamerekeza ni mama kanaka, turiya ateye nk'abagabo. Bivuze ngo iki? Wakagombye kuba ufite
ni ukubera iki mukurikiza iyo kondisiyo ugiye gushaka umuntu uzaguherekeza kwa muganga ugiye kubyara hagira umudamu unkopeza nta unkopeza se nta muntu wankopeza ni izihe karagiteri mama umuntu agenderaho hano harimo n'abatarabyara bavuga bati twebwe ibyo bintu ntabwo turabigeraho mubaze aba bakuze yego ma cya mbere umuntu mukuru wabyayeho uzi kugenzura amarangamutima yanjye akamenya ko mbabaye akamenya iki yego uwo ni uwa mbere undi ikindi kintu wareberaho ariko ubu nta bantu bagiye kubyara yego rata aha mumuha amashyi uyu mumama uri umudamu uri umumama ufite abana ufata umwana umwe yes mumuha amashyi ariko mutayamusondetse hazamo akantu kitwa ibanga kubera iki uzaba uri kwa muganga ushobora kwihagarika cyangwa se ukagira ibindi bintu ni wa muntu uzakoza uranyumva agomba kutazabigira inkuru ati ati wa mumama ni ukumubona mu mikenyero ati yakuyemo imyenda mburaho nkwirwa mana ni kuriya tubaho agomba kuba ari umuntu ugira ibanga ikindi kintu agomba kuba ari umuntu ushobora kugufatisha umwanzuro upfa kuba ari umwanzuro mwiza akaba ari umuntu ugufatisha umwanzuro kandi akaguma ku ruhande rwe kubera iki none se nurira nawe akarira uranyumva kwa muganga bakavuga bati turabona kubyara bigoye agasohoka akarira azaba agufashije iki agomba kuba ari wa muntu wicara akabwira ati tuza biracamo akagenda akajya kubwira abaganga ati ko mwandangaranye agatezayo akavuyo muranyumva rero umuntu wakagombye kuba inshuti yawe wa mugore we agomba kuba yujuje ibyangombwa abantu baheraho bajya gutoranya umuntu uzabaherekeza bagiye kubyara ubundi niyo copy paste wakagombye gukora ariko Bibiliya ivuga ngo iki inshuti nyinshi zisenya urugo buriya hari inshuti nyinshi dufite zishinzwe kutujagaraza izishinzwe kurya imitungo yacu buriya mwarabibonye hari abantu bacunga umuntu amerewe neza buriya n'abakozi barimo inzego hari umukozi twatunze tukimara gukora ubukwe umukozi rwose yishimira iwacu kaza dutera umusingo n'ibiki byose ariko yacunganaga n'ibintu agenda abona urabona iyo ubukwe butangiye ibintu biba bijagaraye biri mu byumba umukozi umutuma utijya kuzana umugati agasohokana nk'ibiro 2 by'isukari muri amverope agahita agarura umugati ntumenye ibintu birimo kuba rero iyo arimo kugenda abona nyirabuja agenda ahuguka uranyumva nyuma y'iminsi 3-4 umugore wakoze ubukwe atangira guca mu gikoni arimo kuvuga ati amavuta ni menshi yagabanye urumva isukari urimo urateka nyinshi ntabwo bitwabishobora uranyumva umukozi atangira kubona byanze niyo mpamvu muzabona noneho iyo akubonye utwite rero atangira guhamagara abantu ati nta hantu hari akazi kubera iki ababona yuko ibintu byamaze kugira gute rero n'inshuti nazo zimeze nk'abakozi bo mu rugo umuntu ashaka inshuti nayo irakubara iyo uri mu bihe byiza mwazanye amafaranga reka mbaho urugero ninde mwari mwabona wubatse inzu ikuzura bakajya kuyitaha ari inzu nziza ubura inshuti nizakera zigira gute batavuga ati kanaka yabonye umunyu we mu magambo make babaje kukurigata bivuze ngo nibakuburaho umunyu bazagaruka ikintu rero mugomba kumenya gerageza ugabanye inshuti usigarane iz'Imana yagusize zizagusindagiza mu rugendo kuko inshuti nyinshi zisenya iki urugo buriya nubona umuntu ahantu hose muzenguruka ahantu hose uyu ni inshuti yanjye shaho uyu ni inshuti yanjye n'umugabo uzabona ukabona yicaye mu rugo nka 11 za nimugoroba yiriwe mu rugo ngo umuntu w'inshuti yanjye arampamagaye ukabona yikubisemo imyenda aragiye ari wo munsi yicaye mu rugo muzitonde ntabwo inshuti nyinshi zigeze zigira umusaruro kenshi na kenshi mwebwe abafite ingo zikiri nshyashya hari ahantu muzagera aho bita muri nyina w'ikibazo muri nyina w'ikibazo ni hahandi ugera n'iwanyu na nyoko akazakubwira ati ujya gushaka uriya mugore sinakubwiye papa wakaguhamagara akakubwira ati rero bigaragara ko wahombye wahiye ihangana upfe kigabo nanjye nyoko niko yamereye iyo utangiye kugera ahantu rero no ku rusengero batangiye kuvuga batariko mu badiyakoni njyewe nari nicaye ndeba uriya mukobwa n'uwo muhungu bagiye gukorana ubukwe mbona ni inkweto y'iburyo n'iy'iburyo ntago bijyana ariko reka ngire ikintu mbabwira aho ngaho muri icyo kibazo nibwo uzajya kubona ubone umenye gutandukanya inshuti ntimugatandukanye inshuti mukiri mu bihe byiza mu bihe bibi nibwo ujya kubona ukabona umuntu hari indirimbo nigeze kumva abanyarwanda bahimbye ya kera y'umuntu ngo yashatse gusuzuma inshuti
arangije ni indirimbo ya Rugamba Sipiriyani, ngo arangije aravuga ati ndatesitinga inshuti gute ko mbona zabaye nyinshi. agenda azibwira, ariko ngo avuga yuko ngo yakubise umuntu ku mpanuka ngo akamwica. Arangije avuga ati rero ndimo ndashaka ahantu muhungira. Umva abantu bose baravuze bati baga ugire gute wifashe, ariko haba umwe nyine ngo amurambaho ngo akazamubwira ati nubwo byabaye ishyano ngo amucisha ahantu mu kintu kimeze nk'igishanga ameze nk'urimo kumucikisha. Aramubwira ati humura, niba byakubayeho bigutunguye wigira ikibazo. Arangije iyo ndirimbo bayisoza bavuga ngo inshuti nziza, wenda muzashaka uburyo muyumva. Ariko icyo nashaka kubabwira, mwebwe ubu muracyafite inshuti nyinshi. Imyaka 10 umuntu aba agifite inshuti zigijagaraye mama. Uko ugenda wegera imbere, iyo ubyaye abana umuntu mukazamuhura ntumubwire imodoka waguze, ahubwo ukamubwira ko wabyaye umwana. Urumva akakubaza ati musigaye mutuye, uti handi twari dutuye twarahimutse, sigaye ntuye, ukamubwira hana kumva kubona imodoka ijyayo biba bigoye. Agenda guhanagura mu mutwe ku rusengero akazaza kubona atari ko ati ngewe rero ati ko mbona ugenda umbakure buriya kaba kabaye. Reka ngire ikintu mbabwira, inshuti nyayo uko ugenda winjira mu bihe bigoye nibwo irushaho kwideklarara. Muranyumva neza? Ariko musaba Imana, ngewe icyo nzi ni kimwe, nuko n'ubundi inshuti twasizwe n'icyaha zose. Niba ukunda Imana, inshuti wasizwe n'icyaha zizagenda. Kubera iki? Ujya kubona ukabona umuntu araje aricaye ati nge sinzasubira kwa kanaka. Kubera iki? Ntabwo tukiganira ngo aryoshye ikiganiro. Twaraganiraga tugatera inkuru tukavuga, none ubu nsigaye njya kumuganiriza agatangira ngo mu ijoro nkarabamareka bandika ibyo tuvuga. Yasigaye bishe ikiganiro. Muranyumva neza? Rero uko muzagenda mu abantu b'Imana bizagaragara yuko hari inshuti muzagenda mubihira. Ari isomo mfite hano mu Mubwiriza igice cya 10. Umubwiriza igice cya 10. Umubwiriza igice cya 10. 10 umurongo wa 8. Haranditswe ngo ucukura urwobo azarugwamo, kandi umena urugo inzoka izagira gute izamurya. Ibi byanditswe na Salomo. Salomo waciye inyuma y'umugore we akamuca inyuma inshuro 1, 2, 3 kugeza igihe agejeje ku bagore bangahe 1000. Salomo yavumbuye ibanga yuko umuntu wese ushatse kumena urugo, umuntu ushaka guca inyuma uwo bashakanye, byanga byakunda inzoka izagira gute izamurya. Reka ngire ikintu mbabwira, byange bitinde bitebuke, uzaca mu nzira yo gushaka kumena urugo, byanga byakunda azajya gusaza afite ibimenyetso bimwereka ko yariwe n'iki, yariwe n'inzoka. Ibi nabyo bisenya urugo. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Uyu mwanya mbere yuko tugaruka kugira ngo ngire ikindi kintu mbasomera, nagira ngo mbatangarize ibintu 10 biri ku ruhande, ku ruhembe rw'imbere mu gusenya imiryango y'uyu munsi. Yego, ikintu cya mbere njyewe ndabitondekanya, mwe muraza kubitondeka mukurikije realite y'ubuzima. Munega amatwi hano. Ikintu cya mbere ndagira ngo mbabaze, buriya bene wabo n'umugabo na bene wabo n'umugore bashobora kugira uruhare mu gusenyuka k'urugo? Yego cyangwa oya? Yego. Impamvu ibitera ni iyi. Iyo Bibiliya itubwiye Miriyamu na Aroni bavuga Mose mu bakurambere n'abahanuzi, Miriyamu yari mushiki wa Mose. Miriyamu yari mukuru kuri Mose. Ariko ngo Mose amaze gushaka umugore, Miriyamu yagize ubwoba yuko yatakaza Mose, kandi Miriyamu yaramukontorolaga. Noneho Miriyamu aravuga ati rero uyu musaza wanjye ushatswe n'uriya mugore, uriya mugore asigaye amukontorora ku buryo natwe tutamubona ngo tugire gute tumukontorore. Niyo mpamvu bahimbye ibinyoma ngo arirabura. Uranyumva neza? Ariko muri Bibiliya bavuze ngo iki? Bavuze ko umugore wa Mose yari umugore mwiza ugira isoni. Muranyumva? Buriya mwari muzi ko kugira isoni yari imbuto ya Mwuka Wera. Buri uzajya kubona ukabona umuntu w'umugore arimo arasakuma abagabo hano ku rusengero, abafata mu mapantaro, mwisanzure mwisanzure, aba yararangiye. Umuntu agomba kugira akantu k'isoni. Umuntu agomba kugira isoni.
nta kintu kinezeza nko kurambagiza umuntu ufite isoni biravuna, ariko nyuma biragushimisha. uzi kureba umukobwa agahita akubwira ngo kundeba wankunze kundeba wankunze, ariko wagiye uvuga uzaza upfiramo imbere gute? Miriyamu yari umugore ugira isoni, udakunda ko umugabo we avunika. Miriyamu yari umuntu ngo ukunda abantu, akagira amagambo make ariko agasesengura cyane. Ku bw'ibyo buri gihe yabaga areba umugabo w'imbere, yabaga arimo kwanariza ikintu icyo ari cyo cyose cyagwa nabi umugabo we. Niyo mpamvu yaraje asanga Mose arimo araca imanza, arangije aragenda atakira sebukwe aramubwira ati uyu mugabo yazapfa. Ubundi ikintu kikubwira ko washatse neza ni igihe umugore wawe akugirira impuhwe, akaba ashobora kwanariza ahazaza hawe, akamenya n'ibyakugwa nabi bitaragira gute, bitarakugeraho. Icyo nashaka kubabwira ngiki rero, mu miryango yacu harimo konflikiti zo kuvuga ngo tuzimije umuntu wacu. Kuri iki gihe abantu basigaye bohereza umuntu gushaka, bakagira ngo ni nk'intumwa y'igisambo bohereje gusahura mu rundi rugo. Ku buryo iwanyu bakubita urutoki ku rundi bati sawa kabisa, ubwo agiye hariya buriya natwe tugiye kubona umunyu. Umukobwa nawe iwabo barangiza bati azasahura iwabo w'umuhungu. Rero iyo mumaze gushakana ntimube maso, basaza bawe bagucamo na barumuna bawe, urugo rwawe ubwawe ugafata itindo ukamena inguni, ukazaza ucishamo ibintu ugira gute, ubahereza amafaranga agera mu rugo, ubahereza imiceri, ubahereza. Kandi ubwo nanone birangira n'umugabo nawe abonye ko ariko bimeze, umugabo nawe akazaza ahamagara bashiki be nawe abahereza, barumuna be abahereza. Nibwo uzajya kubona ubone muricaye murimo muraganira mutari ko tuvunika twembi duhembwa, ibyo duhembwa bijya he? Muba mwaraciye imyenge mwiyibiramo mwebwe ubwanyu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri gisenya urugo, uruhare rw'ababyeyi b'impande zombi, ariko ababyeyi batari ababyeyi nyakuri. Hari igihe ugira mama wawe na papa wawe agashaka yuko ibintu byamunaniye mu rugo n'ingeso ze zamunaniye, kubera ko ashaje abyimurira mu rugo rwande, mu rugo rwawe. Ukwiye kwitonda, ntukajye wemera yuko ibintu bibi wabonye iwanyu wifuza ko wazabibona mu rugo rwande, mu rugo rwawe. Niyo mpamvu ababyeyi bawe ugomba kububaha, ugomba kubavunikira, ariko mu gihe batangiye kuguha ibitekerezo birimo gusumba iby'uwo mwashakanye, jya ugerageza ubiyake mu bwenge. Ntabwo ari byiza kubwira mama wawe ngo mama ngo ndakwiyamye, ngo urugo rwawe ngo nawe rwarakunaniye. Hoya, umwiyaka mu bwenge. Kubera iki? Murabyibuka yuko mu mutwe wawe harimo foda y'uwo mwashakanye. Nufungura, reka mbaho urugero, nkatwe abagabo, buri gihe abagabo mwese muri aha murabizi, uhura na mama wawe buri munsi ahita akubwira ngo ariko ngo wariye. Ni ukubera iki? Abamama bashaje iyo abonye umuhungu we buri gihe nicyo kintu cya mbere ahita akubaza, yo biteze ubu se disi ubu uba wariye ko mba mbona uba ugenda icyuya cyakurenze? Muranyumva? Ibaze rero wese umubwira uti mperuka kurya ejo mu gitondo, ahita akubwira ati arakwisha umunyagwa. aba yizeye yuko hari undi muntu wamufatira umwana we neza. Yego, nkawe ahora afite igishyika. ababyeyi b'abamama bahorana impungenge ku bana babo. Uranyumva neza? Ariko impamvu ni imwe, hari n'igihe abakora porojegisiyo arimo kuvuga ati nanjye maze imyaka 4 nshatse, umugabo yavaga mu rugo yayura agataha yayura, wabona n'uyu ariko ameze. Rero ababyeyi bahorana impungenge. Icyo nashakaga kubabwira kiri aha ngaha, hari ababyeyi baba bashaka ko inzangano zabo uwo yanze nawe umwanga, agashaka ko ibintu urugo rwawe utarutekereza, utekereza urwe gusa. Kandi hari igihe aba ari mu minsi yo kujijwa, wowe ukiri mu minsi yawe yo guhitamo icyo ugomba kubamo. Reka ngire ikintu mbabwira, ndabizi neza iki kintu uko mwese ni intambara abantu benshi bariho. Hari n'igihe mpamwe abantu muri aha ngaha, hari igihe ugira gutyo ukabona wikubitiye imyaka 2 utarabyara, imyaka 3 igakubita. Iyo ufite nyoko bukwe na so bukwe babi, uhita ubimenyera aho ngaho. Buriya abantu bahita babyara ako kanya, ntabwo bajya bamenya neza imico ya ba sebukwe na ba nyirabukwe. Ukubita umwaka umukecuru akaguhamagara ati niba byaranze uzasohoke muri ibyo bintu by'ubudivuze nkwereke.
uranyumva neza. Iyo umwangiye rero ahita avuga ati uriya mukobwa arashaka ko umuhungu wanjye azahambanwa ikara, ubu ngiye kuzapfa nta mwana nteruye, uranyumva neza. Iyo rero ufite ababyeyi nk'abo badafite Imana, warangiza ukabaha amatwi aho kuyaha Kristo, uhora mu manegeka. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, uruhare rw'iterambere ritumvikanyweho mu muryango. Iterambere ritumvikanyweho, hari abantu bagera ku ntambwe yo gufata agatanya, atari uko bapfuye ubukene, ahubwo bapfuye ubukire, bananiwe kugira gute, kumanajinga. Umugore agatangira ati ngewe uko mbyumva, ngewe ndimo ndumva twagura imodoka, umwana tukamushakira ishuri ryiza, papa kana ari nge nawe ntitwize kaminuza, ubu wumva ari igifaransa tuzi, reka twemere n'indege irashya, umwana tumukubite muri garidiyene ya miliyoni. Umugabo agatangira ati mama kana kakomembwa 700,000 bizavamo. Hoya aburaho Imana izayaduha, nawe umenya aho avuye. Umwana bakamukubita muri garidiyene, bagafata kredi ya banke izaza y'imodoka izaza imutwara, acyari muri ki, muri garidiyene. Umwana arangiza garidiyene ya kabiri, usigaye uhura n'umugabo agenda ajegera nk'umuntu wamize ishashi, yarakonje. Mu rusengero mubwira muti sabato nziza, ukabona umuntu ntagira gute, ntanyeganyega, kandi ubwo umugore barimo kumubwira primaire noneho azayiga mu Bubiligi, agomba kwiga primaire mu Bubiligi. Erega reka nkubwire, ibyo ntabonye ntabwo ari ngombwa ngo n'abana banjye bazagira gute. Yego ni iterambere, ariko ritagize gute. Ubwo umugabo aba arimo kuvuga ati izi miliyoni 6 mbonye, harimo ikibanza ahantu umujyi utaragera, byibuze ikibanza tuzimukirayo, nubake akanekise, njye ngenda ngerageza byibuze natwe tuze two kuzaza duhora dukodesha. Umugore yarangiza ati hoya, buriya ngewe sinjye nkunda ibintu bipfubye, ntabwo najya mu kintu cy'ikizu kituzuye, nibishaka bizatwara imyaka 50 nge nzajya mu nzu nzima. Ayo mafaranga rero n'ubundi ni ubusa, nta n'ikintu amaze, yakubita umwana cyangwa dukore pikiniki, tujya ahantu tuyarye tugaruke. Erega ubuzima ni bugufi papa kanaka, sinzi impamvu butumva. Uyu mugabo yarahiye ntiyahiye. Ariko abantu baba bari kumwe nawe ku rusengero baba bari kumwe nawe bagira gutya bati washatse umugore mwiza sha, waramuntwaye sha. Iki ni icya gatatu. Icya kane, uruhare rwo kwiyegurira umurimo w'Imana birenze ukibagirwa urugo. Hari abantu bakunda Imana, bagakunda korari, bagakunda amavuno, ku buryo umugore yicara akazaza abaza umugabo, ukumva mu gitondo umugore arimo arabaza gahunda ya nimugoroba. Papa kana uyu munsi urajyaye? Mfite gahunda. Ziheze? Oya mfite gahunda, ariko ntugashake kwinjira mu bintu byanjye byose. None se biragenda gute? Hari gahunda ukabona umugabo arebye hejuru. Hari n'abagabo bapanga gahunda zitagize gute, zidahari. Hari abantu bahora muri korari, hari abantu bahora mu mavuna, hari umuntu umwe yigeze kwicara abaza umugore wanjye atari ko uyu mugabo ujya umubona? Umugore arangije ati ndamubona. Muzi uwo mugabo icyo yashakaga? Mujye mwitondera n'abantu bababaza. Buriya reka njye ikintu mbwira, ntabwo ari ngombwa no mu gihe cya Yesu, ntabwo ibibazo byose umuntu aba agomba kugira gute, kubibonera ibisubizo. Abadamu murimo muranyumva, ntabwo ari ngombwa ngo ikintu cyose umuntu akubajije umusubize. Impamvu ni iyi, muzi yarashakaga iki? Ashobora kuba ari kumubwira ati naramubuza, akambwira ati nzaza kukwisurira. Icyo nashaka kubabwira ngiki, umurimo w'Imana ni mwiza, ariko ugomba kwibuka yuko ufite n'iki, ufite n'urugo. Hari umuntu uhora muri korari, ku isabato tukaba twagiye, ku cyumweru ukamubwira uti papa kana wicare hano byibuze nkugaburire, kuko hari ukuntu umugabo ataha yarangiza ukabona atashye cyabihiwe, ukamase byagenze gute, ati nariye resitora saa 4 n'ubu ndinze ntaha numva byanze kumvamo. Wamureba ukababara ukavuga uti muri weekend umugabo wanjye nzamutekera nkuremo iki esheke. Yajya kubona akabona saa 3 urahagurutse ngo mufite repetition ikajyamo saa 3 ku cyumweru, muranyumva, repetition ikabisoje saa 7. Halo ugeze hehe? Urumva hari umuntu duhuye, urumva hari umuririmbyi mushya twakiriye, arangije ngo afite utuntu tw'amatiku n'abandi baririmbyi, ubu ndimo ndabunga rwose. Erega umurimo w'Imana none se ko ari Imana yadutoranyirije. Umudamu yarangiza ati se uratugeraho mu masangahe? 2 ndaje. Amasaha 2 yashira. Halo uri hehe?
urumva rero nibagiye kubwira hari umuntu dusengana yampamagaye ngo nze mufashe, bafite abantu baza kuza kumuhemba, kandi nibyo rega natwe tuzabakenera. Umugore nibwo uzajya kubona ubone muri mu materaniro nk'ayo ku rusengero, umumama ahaguruke, ubone ni umumama ufite umugabo w'umuyobozi, ahaguruke barimo kwigisha iby'umuryango, ujye kumva wumva aravuze ati erega aba bagabo twarababuze, ubona bivuze arakaye cyane, imitsi yafunze, uri muri gahunda mubaza ati se koko biraremereye, ati nuko mutazi agahinda dufite. Ujya kumva abadamu bose inyuma b'abayobozi bakomye iki, kubera iki? Abagabo bagize gute? Barabuze. Ariko wahura nawe ukabona ni umugabo ari ku rusengero, njyewe iyo ndi ku rusengero nta kintu cyapfa, Mariya areza agatuza. Harimo n'abagabo uzabona ubone ku rusengero arimo arahobera abagore b'abandi, muri aho wambaye neza madayo, ariko umugabo wajya bikubwira ko wambaye neza. Impamvu ni imwe, iyo utinze ku rusengero ntugire umwanya wo gutinda iwawe, utibaba ku rusengero. Akantu mvuze murakumvise? Iyo utinze ku rusengero ntugire umwanya wo gutinda hehe, utibaba hehe, ku rusengero. Kuzajya kubona ubone umuntu ntakikoza umugore we, ujya kubona ubone nk'iyo turi mu makorari, ujya kubona ukabona umugore ntakiza no gusenga, ariko waza mubaza uti byagenze gute, ati hari abakobwa babiri hariya bansenyeye urugo, kanaka na kanaka, na wa mugore uba wisetsa cyane, yamubereye umugabo aramutindana, nitaba telefone ndaruha ndigendera. Ariko ni ikibazo, si ikibazo. Umurimo w'Imana ni mwiza, ariko ntukwiye gusimbuzwa ngo abantu bibagirwe inshingano z'urugo bafite. Ariko reka ndebe abantu bafite ibintu bakora mu rusengero, abantu bafite ibintu bakora mu rusengero. Murabyihakanye se? Yego, Imana ibaha umugisha. Nari ngiye kubaza abadamu bishimira yuko abagabo babo bakora inshingano zo mu rusengero. Ubu hari uwahita areba hasi akimyoza. Nshuti zanjye, ikintu cya kane cya gatanu, uruhare rw'ubwiko butewe no guhunga ubusambo cyangwa gupfusha ubusa k'uwo mwashakanye mu gusenya urugo. Ubwiko ni iki? Ubwiko ni ukuntu wicara utuntu duhari ntutwereke umuntu ko tugize gute, ko duhari. Satani yateze imitego ibiri imiryango, kandi iyo mitego abantu bayigwamo cyane. Ni reka mbabwire, iyi mitego Satani ayitega urugo rugitangira, kugira ngo uko urugo rugenda rukura n'iyi mitego nayo ibigenda igira gute, ikomera. Umutego witwa ubwiko, Satani yateze imitego ibiri. Umutego wa mbere, gupfusha ubusa. Satani yateze gupfusha ubusa ku buryo hari igihe uba uvunika ariko wajya, cyangwa se waba utanavunika ukaba ufite umugabo uzi gukorera amafaranga ndetse ukanayabona. Wareba telefone ye ukabona yakiriye miliyoni mu gitondo, ejo bundi yakiriye 500,000. Wajya kubona ukabona nyir'inzu yohereje mesaje. Urimo uratekereza iki? Muba mu nzu y'200,000, mugezemo amezi angahe? 3. Umugabo yakiriye mesaje ya miliyoni, yakira mesaje y'500,000. Urimo uramubaza uti se amafaranga yagiye he? Urumva? Ariko mama kanaka, gabanya ntukangenzure. Ngewe nanga umuntu ungenzura, kandi ndeka mbwire nge nzafata imyanzu. Ugahita uvuga uti rero reka ncishe make. Akakubwira turumva twagiye mu bukwe bw'umuntu twiganye, mageze barambwira bati niwe mukire dufite, bankomera amashyi rwose. Imana ni nk'ari yanjyanye muri ubwo bukwe, fantazari zabuze n'ibintu byose. 500,000 ubonye rero nabishyize mu bukwe, ambwira ngo ni imwaranje. None telefone yayikuye, uragira ngo mbigenze? None se mama papa kana, miliyoni nabonye yari ivuye ariya ni ya mafaranga nigeze gukorera. Ariya mafaranga rero hari ahantu nayoherereje, hari umuntu nayahaye ntakubwiye, uzatwungukira 200,000. None se papa kana, kubizi ko dufite ibibazo, kuki atari byo wahereyeho? Erega n'abandi baba babaye, hari igihe ushyira ku munzani ukabona ibyawe ntabwo ari byo bigize gute. Ariko mbabazi, uyu mugabo yararangiye ntiyarangiye? Umuntu ukoresha iminzani yo mu gasozi aho gupimisha iminzani yiwe. Rero iyo ufite umugabo nk'uwo nguwo, ukaba ufite mwene wanyu musaza wawe uba nko muri Amerika no mu Bubiligi, iyo yohereje $1,000 1,000, ubwira umugabo ko $1,000 1,000 yaje, uyakenyereraho. Akazaza yitatsa avuga ati ni imamu rwose nta na tike mfite, ukamubwira uti, ukamutunganyiriza supuresi uti kata umujyi mugabo.
nawe akazatahana amafaranga yahembwe, agatangira ati tugiye kwicwa n'inzara mama kana, ibirayi bigeze kuri angahe uti 700, ati turabivaho ku kazi byaranze. Reka mbabwire, kubana n'umuntu upfusha ubusa no kubana n'umuntu w'igisambo bigusha umuntu mu mutego wo kugwa mu bwiko, byanga byagira gute byakora. Uzi ko hari igihe ushakana n'umuntu ibintu byose akaba igisambo ku buryo ujya kugira gutya wajya guherekeza musaza wawe ukabona muri rotorovizeri y'imodoka arimo arayihindukiza ngo arebe yuko udakora hehe, udakora mu mufuka. Ubwo rero kubera uko ateye bigusaba yuko nawe uhinduka igisambo. Bene wabo baza nabo ntugire icyo ugira gute ubamarira. Ndagira ngo mbabaze, urwo rugo rwatera imbere. Ikintu cya gatandatu, kubura ibyo wari witeze kuwo mwashakanye bya gikristo. Hari igihe ujya gushaka umuntu wamureba ari ku ruhimbi aririmba tenari, hari n'igihe ujya gushaka umukobwa ukabona muri sipurana arimo ararerembura, hari akantu bajya bakubitamo barimo kurerembura ukabona agize gutya ijuru, ukabona yarizanye mu maboko. Abakobwa baririmba, aho wicaye inyuma ugahita uvuga uti Imana n'uriya wa mbere, ukabijyamo. Wajya kubona ukabona umunsi w'ubukwe wabaye, ariko wagera mu rugo ukazaza usanga azirepetera ku rusengero, mu rugo ntizigira gute ntizihagera. Ukazambwira uti ariko wajya ucishamo n'akaririmbo kamwe, gusa ukuntu buriya tutarabana turambagizanya. Nakurebaga mu kanwa nkibaza uririmbye nk'ebyiri nicaye mu ntebe muri salo, nibazaga ukuntu byaba bimeze. Wajya kubona ukabona umudamu aravuze ati fungura DVD kuri YouTube, aba ariho undebera. Ubu ngubu nabaye umubihengeye nta mikino. Hari abantu bahomba. Icyo nashaka kubabwira ngiki, hari igihe ureba umuntu ukamwizeraho ubukristo, ukavuga uti uyu mukobwa iwabo ni abakuru b'itorero, mama we ni umudiyakonikazi, uyu mukobwa nkurikije urugo avukamo nkagerageza kumenya isaha azira ku rusengero, uyu yakubaka, njyewe ndi umunyantege nke n'ubundi niyizira saa 5 gusenga, ariko uyu mukobwa azansindagiza nibone ngeze mu ijuru. Yahakugeza yazaza kumva uri kuri telefone nijoro urahamagarana n'abantu mwize b'abagabo muvugana amaterima apfuye atanamenya, yajya kubona akabona uri umuntu n'indangagaciro na Bibiliya ntayo uza wiba. Aba yahiye ntaba yahiye, aba yahiye. Abadamu rero bo buriya abakobwa hari igihe akubona wabwirije nk'uko ndimo kubwiriza, akabwira Imana ati Mana urabizi ko nagusabye umugabo w'umubwiriza, nzaza nicara Bibiliya ntayo nzi, azaza yinyigisha mu gitondo nimugoroba bizaza biba biryoshye, iwacu nzaza ndirimba, agira gute abwirize ku rusengero. Nibajya kumwakira babanze bavuge bati kanaka ari kumwe na madamu we nibahaguruke, nzaza mpita mpaguruka Mana, confidence ari zose banyakirane n'umubwiriza. Ariko reka ngira ikintu mbabwira, hari igihe ugera mu rugo ugasanga wakomanze ku rugi usanga ni urugi A. Bibaho rwose ibyo bintu. Rero bitera umuntu kumva bihiwe n'urushako, ku buryo hari n'ituntu wajya gutekereza ku muntu umushaka ukatubura. Ikibazo rero ni iki, abenshi bahita batangira kuvuga ngo iyi nkweto ntabwo yari iyande, ntabwo yari iyanjye. Ariko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo mwavukiye hamwe n'umugabo wawe, ntimufite groupe sange zimwe, ntabwo mufite ibigeragezo bimwe, nimwakuriye hamwe, nta nubwo imitima yanyu inganya kwihangana. Mugomba kubimenya yuko Imana ihuza abantu babiri batandukanye ngo bahinduke umuntu. Ntabwo Imana ijya ifata abantu babiri bahuje. Cyokoze uramutse ushaka gushyingira abantu batazagira akabazo namba, washyingira ibipupe bibiri, biriya bipupe bacururizaho imyenda mama. Icyo cyambitse ni uko iyo ugikoze giseka barinda kinameneka kikigira gute kigiseka. Iyo ugisize hakurya y'umuhanda niho ugisanga. Nuramuka ushatse rero kuba mwashakanye ab'igipupe nk'uko, uzaba utarashatse nyine. Kuki wumva umugore yamera nk'uko ubishaka? Uranyumva neza? Ku kantu kose ateka ibintu ushaka, yambara ibintu ushaka, avugane n'abantu ushaka, ajya ahantu ushaka, yicara uko ushaka, atekereza uko ushaka. Nacyo ni ikindi kibazo. Nshuti zanjye, iki kintu ni ikintu gikomeye. Iyo utangiye kuburaho uwo mwashakanye ibyo wamutekerezagaho, urwana intambara zo kwizirika ku Mana kugira ngo Imana imukuzirikeho. Bitari ibyo muba mutandukanye.
hari n'abantu baza muri ano madini yo hanze, umuntu araza akakureba akakubwira ati nyereka umugabo wawe, ukamumwereka ugahita ubona agize ikibazo, agahita akubwira ati umugabo wawe n'uyu, uzi ko nkimubona umwuka mbwiye yuko mudakwiranye. Uyu mugabo ntimujya muvugana nabi, yego. Iyo mugiye kugira ikintu mukora ntimubanza kujya impaka cyane, yego. Ntikimenye ko atari uwawe. Ubu wowe ukeneye kuzashaka uwande. Ubu hari abantu hano i Kigali muri ano madini mashyashya, umuntu arimo arata umugabo bashakanye bafitanye abana 2 3, akajya gufata undi mugabo ngo inkweto ngo yataye iki yataye iyayo. Ariko ntabwo ari byo, ahubwo dukeneye kwiga urugo ni ijuru rito. Uyu munsi wa none mubari imyaka mumaze mwiga iby'ijuru, mwari mwabisoza, ni nako n'urugo rumeze. Uyu munsi inguni urimo, reka mbaho urugero, abantu batwara amagare mwese mwarababonye. Umuntu utwara igare ahantu hose azagera hakaba hagoye, ahashyira umuntu uzamuha icupa ry'amazi. Murumva ko kantu mvuga? Ahantu hose azagera hagoye, haterera, hamanuka, hanyerera, ahashyira umuntu kugira ngo nasiganwa n'abantu akahagera azahita amenya mu mutwe we aho bagize gute, aho bageze. Kuko baba barimo kurushanwa, nta mwanya wo kumenya ngo aha ni Nyabugogo, ngo hari ikorosi, hoya, ahashyira umuntu we yamubona agahita amenya ngo uyu nguyu uraha anyibutse iki. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, buriya ahantu habi twagiye duca, Imana yaducishije, hari ikimenyetso yahashyize kigomba kudufasha mu rushako. Ariko iyo utigeze ubana n'Imana, usubiza amaso inyuma ntugire ikimenyetso ubona kizima. Ikintu cya 7, kugabanuka kw'icyizere. Munega amatwi neza. Kugabanyuka kw'icyizere no kwishimirana mu by'uburiri no kudahazanya kw'abashakanye bifite uruhare mu gusenya urugo, yego cyangwa we? Yego. Icyambere, ntimutekereze ko biriya bintu uko nabishoreranyije niko bitangira. Hatangira kugabanuka kw'icyizere, ugahita uvuga utari ko uyu muntu uko asigaye atambona afite isesemi, apeti ye ishirira he, utangiye kugira gute kumukeka. Bibiliya avuga ngo ntugakeke ikibi kuri mugenzi wawe. Gukeka rero gutangira no kukubwira yuko hari ibimenyetso byerekana ko atanagukunze. Ibyo rero yo gukeka kwamaze kuza icyizere cyakamutse, wowe washakaga imibonano mpuzabitsina ni wowe utangira kumva utayikeneye ahubwo, kubera ko niwe watangiye kwangirika. Urabanza ukamungwa, umunsi umwe ukazatora umunsi rero ngo ugiye kubimubwira kugira ngo udakomeza gupfa wenyine. Wabimubwira ukagira ngo nibwo bikemutse, nabwo nibwo bigize gute, nawe yarangiza akarangira. Icyizere iyo kivuyeho byinjira mu bigendanye n'imibonano, kandi iyo imibonano imaze kwanga hakurikiraho kudahazanya. N'ubundi hari amagambo y'amatakara agasaba yabonetse, wakubona mu ikoti yagira ngo uri umugabo, abakwangije ntakwangije. N'ubundi uvuga uti icyo nkora cyose n'ubundi mpora nitwa ko ntari iki, ntari umugabo. Iryo jambo riba ritravaya, umugabo nawe aba yarakubwiye atari ko ubona nje ukagira ngo aho nirirwa abagore ntibahari. N'ubundi nawe uvuga uti aho yiriwe n'ubundi yandatiye ko haba baki kandi koko hari na telefone ejo bundi nitabye ye, numva umuntu ahise aceceka kubera ko anyumvise. Satani arabasopanya ku buryo muzasigara muziritse ku kudahazanya uburiri, ariko Satani yarabarangije mu bwonko. Ariko iki ni ikibazo, si ikibazo. Iki nacyo gifite uruhare mu gusenya urugo. Rero ntabwo mbizi niba hari igihe kizagera abantu bakazaba babyiga ku rusengero, kuko n'ubundi aho ibintu byapfiriye, umuntu arafata telefone yarangiza atereka ndebe uko abandi babigenza, agakurikira ikiganiro. Urimo urakurikira ikiganiro cy'umugore urimo gutanga ubuhamya uburyo iwe mu rugo bigenza, kandi uwo mugore yari indaya muri Kadirake. Uranyumva neza? Warangiza ukagikurikira uti ya tekinike niyi. Elena White yanditse ko hari abantu bagira ibibazo mu mibanire yabo mu bigendanye n'imibonano mpuzabitsina, bagahinduka imbata cyangwa bakaba ibigoryi kugeza ubwo batangira gufata umuco wa kinyamaswa, akaba ariwo bapurika. Iyi ngingo rero ntabwo nzi ngo muraza kuyitondeka ari iya kangahe, ntabwo nzi ngo murayiha amanota angahe. Ikintu gikurikiraho, amabwire no gukekanaho ibibi ku buryo hazamo n'ingenza mu gusenya umuryango. Amabwire
hura n'umuntu aguha amakuru. Erega umugabo n'umwana wundi, nka buriya n'uba ureba papa kanakukuntu aba acecetse, uriya mugabo wawe ni indyarya, uriya mugabo yaguhisha ibintu byinshi. Buriya hari ibintu aguhisha, oya uzagende wigenzure nta kintu nkubwiye. Ejo wajya kubona ukabona ufashe telefone, wafata telefone, hari ibintu byambabaje mu minsi yashize. Umugabo umwe yari arimo kuganira n'umugore, umugore arimo kumubwira ati njyewe bambwiye ibyawe. Mu gihe barimo kubivugana, umugore arimo kwemeza umugabo amagambo abantu birirwa bamubwira, umugabo arimo kuyahakana arahira n'izina ry'Imana. Mesaje biraje, sikirini ya telefone ihita yaka. Umugabo arangije n'umugore bararebana, umugore agiye gusimbuka, umugabo asimbutse mbere, telefone arayifashe. Umugore aragundagurana n'umugabo aragundagurana, mpaka nyirebyemo, umugabo ati ntuyirebamo. Barashwana, telefone barakururana, umugore ati ntushaka unyice ndayirebamo. Haza umuntu barimo gusakuza, araza arinjira, ababaza uko byagenze, arababwira ati mumpe iyo telefone. Arangije asanga mesaje avuga ngo mukiriya mwiza ya MTN. Ariko bari bagaragaye, ntibari bagaragaye. Kangira ikintu mbabwire, iyo utangiye, reka mbabwire, ubundi umuntu uhigaho undi icyaha wese ntazakibura. Ubu ndagira ngo mbabwire ngo umugore wanjye aramutse anshatse w'ifoti, akaba ari uba umushinga, yamara ukwezi se atarambona wikosa. N'ukwezi ni kwinshi, n'umunsi umwe urahagije. Iyo wihaye akazi ka shitani ko guhiga ibyaha ku bantu, byanga byakunda urakabona. Icyo nagira mbabwire ngiki rero, nimushyire umupira hasi. Erega twasezeranye kuzabana mpaka tugize gute, ariko ubanza mwarabyibagiye, mwapanze ko muzabana mpaka mukennye. Kuko hari abantu barya mama, tuvuga ngo iki, tuvuga ngo tuzabana mpaka dukennye, dupfuye. Hari abantu rero basigaye babana ukagira ngo basezeranye mpaka tugize gute, mpaka dukennye, ku buryo cyangwa dukize. Hari abantu basigaye bakira. Urumva umudamu wahuye n'ubuzima, agahiga ubuzima, agahura n'imibabaro, warangiza ukamubyaza abana b'indahekana, mujya kumara imyaka 6 ubona yashaje. Wazajya kubona ukabona umugabo mutangiye kubona udufaranga. Iyo mubonye udufaranga rero, umudamu uzi ubwenge w'umutima ntabwo ya mafaranga ashaka ko asa nayo, ahubwo abashaka ko abana be basa n'iki, n'amafaranga. Nibwo uzajya mu rugo rw'umuntu ukomeye, usanga yifitiye umudamu wamufashije bubaka ubuzima, ujye kubona ubona umugabo haravugana n'umugore yazamuye amazuru, ariko ubundi ugira ubwenge, ubundi nkawe, kandi arimo aravugira imbere y'iki, imbere y'abana. Kubu nkawe nagutoraguye. Umudamu yarangiza agatuza akavuga ati naje gushaka nzi ikigize gute, ikinzanye. Kuko buriya umugabo ubonye ubufaranga vuba bari inkirabuheri, ni inkirabuheri, ni nk'umudamu urenzwe, bose baba bari ku rwego rumwe. Icyo nagira mbabwire ngiki, abadamu bitewe n'ubuzima bacamo, kugira ngo azakomeze ase nk'uko wabishakaga biragoye. N'ubu muri iyi myaka mwatangiye kubona ko hari utuntu tugenda tugira gute, tugucika. Hari ukuntu uba wicaye ugatuvuga uti ngewe nkunda uburyo udutama twawe twegeranye, kubita umwana umwe, yamara kubyara umwana akakubyarira umwana uzi konka. Umwana konka, hari igihe umwana yonka, umudamu akazungera, ukabona umudamu arimo aronsa afashe ku kibambazi. Abantu bakuru bakambwira bati rero wa mudamu, uyu mwana umwonsa wanyweye iki? Ati mfata yawurute, nariye utuntu tw'udufiriti, ati jya ku gikoma. Umudamu akanywa igikoma abyibuha, n'umwana wawe abyibuha. Kuki utabona ko umudamu arimo kubyibuha kubwo kubyibushya umwana, ahubwo umudamu akaba ari burenganye? Ariko ni ikibazo, si ikibazo. Erega ubundi niba mushaka ko abadamu basa neza, nimubarinde, murinde ubwiza bwabo. Yego kurikirana, uvuga uti ndashaka ibi biro. Niba ubishaka rero, genda umuceho ku kazi, umutwaze umwana, mujye muri gym niba ari gym, cyangwa ugura igare, ajya amara konsa umwana, umwana aryamye, mu gitondo abyukire kuki, ku igare akarage, ushaka agatapi ukarambike muri salo, akora udupompaje nka 6. Wese urashaka ko asa neza, washoye iki? Washoye iki? Hari abantu rero ujya kubona ukabona hari n'ibindi bintu mugomba kwikuramo. Usanga umuntu afite umugore bamaranye imyaka 10 aracyapostinga ubufoto akimurambagiza.
jya werekana uko umugore wawe agenda ahinduka, kuko guhinduka kubifitemo inyungu. Umuntu aracerekana umuntu, abantu bakavuga bati uyu ni umugore wawe, ati yego. Bazaza bagasanga arapima 120 ku ifoto ari 40. Tugenda ubereka update uko bigenda bihinduka. Icyo nkundira abadamu bashatse, iyo nawe amaze kubona ko utakimukunda, utakimwitaho, afata gahunda akazaza ahora yipostingira abana be. Ukabona postinze akana ke k'imfura, ni wowe wanjye. Wajya kubona ukabona yifotojanyije na se, papa ibyo wambwiye narabibonye, kabaye ntikabaye. Nyamara reka gira ikintu babwira, hari ibintu byinshi dukeneye. Buriya ubupagani bwatwatse ibintu bikomeye. Ubupagani buraduhombye. Kandi nagira mbabwire, ibintu bigiye gusenya ingo zacu byose tubikora tuzi ko ngo ari ubwenge. Uzi ko umugabo aftaha akamara icyumweru atavuga, umuntu yamubaza akamubwira ati hari tekinike nungutse, hari ubwenge nungutse. Ndagira mbabaza, kujunjama mu rugo ni ubwenge? Ariko ubwo barimo kuvuga, umudamu yarangiza ati muri no minsi umugabo naramubwiye ngo ngewe ntagahindukire mu gihe atarumva ibyo namusabye. Ariko karaga tekinike ni keza, ati naraye numva fureka inyuma, ndavuga ni ndakomerezaho. Ubwo ni ubwenge? Simwe mbaza, ubwo ni ubwenge? Ntabwo ari ubwenge, ni ubugoryi. Ikintu cya 8 nicyo cy'amabwire no gukekanaho ibibi. Umugore wese utajya ufata umwanya ngo yicarane n'umugabo we amubaze ibintu, umugabo udafata umwanya ngo abaze umugore we, ahubwo mugaha abantu umwanya wo kugira ngo bababwire, muzasanga muhabanye. Icya 9, uruhare rw'isuku y'ubusirimu butumvikanyweho. Isuku y'ubusirimu itumvikanyweho isenya urugo rugasenyuka. Umugabo wawe ni umukarani cyangwa se ni umukarasi, aracuruza imyenda. Urabizi ko muri iyi minsi umuntu udafite iduka acuruza iyo mu ntoki. Gucuruza imyenda yo mu ntoki rero uba ucungana na daso hepfo na hehe, hepfo na ruguru. Wajya kubona ukabona uwo mugabo acyuye 20,000. Umudamu agahita ahamagara undi mudamu mugenzi we, halo, shaka urusengero wari wahatwitse mwa, isabato y'ubutabazi wari watwitse neza. Uzi ko twese ari we twarebaga, ariko mbwira uriya mudozi ni uwa hehe? Wayasha, nyamara muranaririmbana muri korari, ye mbega ikanzu, mbega ikanzu. Ubu nashize neza neza. Ese buriya kanzu yagarara ngahe? Igitambaro ni 60, kudoda ni 40, bikaba 100. Ubwo urumva nanjye kuguza n'uriya muntu uzamamo 10. Oya, n'indege irashya, n'indege irashya. Umugabo akaba yafashe ikimina cy'abakarani, cyangwa se ikimina cy'abantu bacuruza utuntu two mu ntoki. Inshuti zanjye, muzi ikibazo kiba, umugabo azana amafaranga akayashyira mu biganza by'umugore, yarangiza akamubwira tumva rero ndagusabye, aya mafaranga niyo ya mbere n'aya nyuma, uyacunge ntuzagire ikintu mbaza, ubwo tuzaza dushaka kwishyura itsinda mpaka tuyishyuye. Umudamu agahita ahamagara akayatanga amavansi. Nibwo uzajya kubona ubone umugabo nta kivuga, umugabo yaratumbye. Babaza abantu, nigeze gutwarwa n'umumotari arantwara, ariko ngenda ndeba ikora ry'imwenda we, mbona ikora ryaracitse. Arangije moto kasike sinarebaga imbere, urumva naho irashaje, urumva agenda yijujuta. Noneho ndamubaza ni se ko mba mbona usa n'ufite ibibazo, ati ceceka, meruka amahoro ngisenga. Yambwiye ko yasengaga mu idini ntavuze. Meruka amahoro ngisenga, byagenze guteze? Urumva inyatsi yanjye yatangiranye n'umugore, nazanye umugore w'inyatsi we. Umva ubu mfite inzu ya kadastere, ariko sinyibamo, sinyikorera amafaranga, sinyikaraba ngo numve nakeye. Umugore aranzengereje, ariko namureba nkavuga ni kabisa ufite ibimenyetso by'uko umugore wanze kugira inama. Reka ngira ikintu mbabwira, ni ikosa rikomeye gushaka kwinjira mu iterambere mutumvikanyeho. Nk'ubu ngubu reka ngira ikintu mbabwira, cyewe nzi abantu usanga umugore arimo gusaba umugabo ngo agure imodoka, kandi umugabo arimo ararundanya utumiliyoni 4 ngo bashaka akabanza mu nkengero. Umugore yarangiza atariko ibintu ngiye byo guhagarara ku murongo mpura n'abantu twiganye, bampepera bambwira ngo ese ngo mufite transport cyangwa tubagezeyo. Banumva bimbangamiye, uzi ko harimo n'abantu twitwaga ba Rudomoro mbona mu muhanda twiganye bafite imodoka.
papa Kana rwose emera unyemere ku bwanjye ubikore garagaza ko uri umugabo kabisa. Ubwo rero hari igihe umuntu asinya kredi ya banki kugira ngo agaragaze ko ari iki, ari umugabo. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, iterambere ritumvikanyweho, ubusirimu butumvikanyweho, nimwicare mutegure ahazaza h'urugo rwanyu. Mujye mumenya ngo iki n'iki kizabera igihe iki n'iki. Wirinde kwiyima, ariko nanone ntupfushe iki, ntupfushe ubusa. Ikintu cya 10 ni inyifata ihubutse cyangwa amarangamutima mabi no gushwanira imbere y'abana. Hari igihe mama ufite utwana dutoya ukajya kubona ukabona umugabo abajije umugore ati amafaranga nagusigiye wayakoresheje iki? Papa Kana wihangane rero, buriya njyewe nagiye ngiye kugura umufuko w'umuceri, ariko ngeze ku isoko natunguwe no kubona urukweto, mbega urukweto rubereye kabebe. Narurebye noneho ikintu cyantangaje, uzi ko naruzanye ndumushyizemo ngira ngo niwe barukoreye. Mbega urukweto kabebe, ngwino hano papa kurebe. Amafaranga yari akugura iki? Yari akugura umuceri. Kabebe akaza, zamura urukweto wereke dadi. Umugabo arureba yishimye. Hari n'igihe ubwo umwana aba apfumbase n'ibipupe nka 3, urumva harimo uvuga mama bwira dada azaza n'ibindi ejo. Noneho umugabo icyo gihe acika intege. Muri ino minsi noneho dufite icyorezo gishyashya, abagore basigaye bazi gukora, ahubwo abagabo nibo bagiye kuba inka mu rugo. Umugore aricara akarwana n'ubuzima, umugabo yarangiza ngo kariya kazi gasa nabi sinzagakora, hazajya kumva umugabo arimo arabwira akana gato k'imyaka 4 ngo genda ubaze mama wawe ngo uko ntacyo dusigiye turarya ikibazo. Umugabo uri mu rugo. Ariko abagabo nk'abo ngabo abanebwe baba basa neza, ubugira ngo yisiga puderi, ubona buri munsi ahora ameze nk'umuntu ubyutse. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, iyo abantu batangiye kugira ibintu by'ubusirimu batumvikanyweho, umuntu akagusigira amafaranga yo kugura inzu agasanga waguze telefone, yajya kubona ukabona umuntu ngo agiye ngo muri buradishawa y'undi muntu. Hakaba harimo abamama bafite inganda, abamama bafite ama etaje hariya mu mujyi, umumama agahaguruka ati ngewe nemeye 500,000. Wajya kubona ukabona undi arahagurutse yemeye 300. Harimo n'ababa yavuga batazayatanga, ukicara ukabona bagushyirishije mu senta vano ntavuzera, ugatuvuga uti nanjye nzababonera 100. Wataha ugasanga umugabo wamwohereje message ngo ntazagaruke ku kazi kashize. Ntugiye kuba umwesikoro, mwagiye mumenya urwego rwanyu. Cyane cyane iyi myaka murimo niyo myaka yo kwiyemera. Umuntu ngo abagishaka kwereka abahungu bakundanye yuko yashatse umugabo ugize gute, usobanutse. Kubw'ibyo rero cyo kubona ukabona ikanzu yari yambaye mu ishuri ryo ku isabato, saa 5 yambaye ya korari, nimugoroba hinduye umukenyero, uranyumva ubwo barimo guhindagura imodoka, ahamagara amavatiri, ikirere gisa gutya, imvura itaranagwa. Halo uri hehe ngo ducyure, ndabona ikirere gisa nabi. Kugereyo bakamuca 20,000. Ubwiyemezi, ingoma y'ubwiyemezi ntigirenga imyaka 5 uko nabibonye. Imyaka 5 ntabwo igishira, nayo ni myinshi. Ingoma y'ubwiyemezi mara imyaka 2. Rero ubu nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, mwikwishyira kuri pressure. Hari n'umuntu wicara agahita avuga ati ngewe nari naremereye umugore ko nzaba umugabo udasanzwe, imyaka 5 irashize nta nzu dukodesha, umugore nari naremeye ko nzamusubiza mu ishuri none ntago birakunda. Ugatangira kugenda wiha gahunda zo gutinda gutaha, utavuga wijunjika. No, nta ryari ryarenga. Nashatse inzu yanjye ku giti cyanjye nkimara gushaka, kugeza ubwo hari n'igihe no kurya nabirekaga ngo amafaranga nyashyire kuri konte, ndwara igifu. Umugore arampamagara arambwira ati aho gira ngo upfe nkubure ujye uyafata uyaryemo, ntabwo nagutumye amafaranga. Ariko numvaga nshaka inzu, imyaka 2 3 irakubita 4 5 yampaye inka, ndavuga ni kabaye. Rero iyo umuntu akimara gushaka bafite ibintu by'ubwiyemezi byinshi, oya cyane umugore wacu babone ko ndi umuntu usobanutse, ugakodesha ibikwasiteri ugakubitamo abaryi kandi ukodesha inkweto z'100,000, amatelefone, urimo gufata telefone 2, isakoshi 10,000, isakoshi igomba kuba isa n'inzara, isa n'iminwa n'ingohi. Ariko reka mbabwire haragowe. Ubukwe muba mubujyamo, ubukwe bwose mugezemo, papa kanaka uzashaka uburyo ukodesha imodoka y'ibihumbi 50,000, umugabo akirirwa karagavora, hariyo afite
ntayo, n'umuhanda n'ahantu utaha ni muri metero 800 n'umuhanda. Mukiyemera ku bantu mwitaba telefone, abantu bari kuvuga ati yashatse umugabo ukize, ejo bajya ko nabakabona aciye kuri banki agasanga ifoto barayimanitse, umugabo baramwise bihemu. Imyaka 3 mwageze muri banki y'amadeni. Kangira ikintu babwira, muzi impamvu aba bantu bangana gutya, ubu ubona mu maso batuje, baranseka baba barayivuye. We abacungana n'urugo rwe, ibyo kuvuga ngo hanze baravuga ngo iki, ari cyo biba bikubwiye? Nta kintu baba bakubwiye, nta kintu biba bikubwiye rwose. Uranyumva? We abayifite tageta arimo kuvuga ati ubu turimo turarwana, akazu twabagamo ni gato, mu myaka 5 Imana nibigenza neza tuzimukira mu nzu nini. Naho we uri muri pasa muremure ukodesha inzu z'ibihumbi 600, umugore wawe yigize umwiyemezi, umwana wamushyize mu ishuri rya menshi, kugeza ubwo abantu no ku rusengero batakibona icyo batanga mu maturo n'icyacu. Ariko najya mbabaza, murabona tutari mu bibazo cyangwa turi mu bibazo? Ibibazo birahari ntibihari? None se ibi bintu 10 ntibishobora gusenya ingo? Umukoro rero ngiye kubaha, abagabo mugiye kwicara hano, abadamu mwicare hariya. Abadamu murakora, murankorera gahunda imeze gutya. Ubwo twatangiyemo amahaguruka. Ikintu mugiye kunkorera ngiki, Revani haguruka. Yego, hano tuhafite ibintu 10 bishobora gusenya urugo. Noneho duhafite akantu kambere kavuga ngo umugabo niwe ubangamirwa cyane. Nuvuga ngo buri kintu cyose hano uzaza werekana uwo kigira gute kibangamira. Hari ikibangamira umugore, hari n'ikibangamira umugabo, muzaza mutikinga. Noneho hari n'ikibabangamira mwembi, ubwo ikibabangamira mwembi muraza kugishyiraho. Muranyumva neza? Noneho rero tanga amanota kubikomereye umuryango cyane. Nuvuga ngo hari icyo muri buvuge muti iki cyasenya urugo byo mu rwego rwo hejuru, mushobora kugira amanota 40. Hari icyo muri bo amanota 3, ku buryo ndaza guteranya hano nkasanga biri ku manota ngahe 100. Ubwo rero hari abantu bari bufate wenda bavuge bati ubwiko tubuhaye purusa 30 kuko burasenya urugo. Ariko hari n'uri buvuga ati reka da ibintu by'imibonano mpuzabitsina bitakunze ibindi byose byanze, nge kiri kuri 40. Muranyumva neza? Kiri kuri 40 nicyo kintu kigomba kwitabwaho n'ikititabwaho kabaye. Hari n'umuntu uri bufate nk'iki ngiki cy'inyifato ihubutse cyangwa amarangamutima y'akajagari, gutongana imbere y'Imana, urimo gutukana imbere y'abana, kwicara umuntu mwashakanye. Urugero mama, umugabo akajyana n'umugore bakagenda bakajya mu rundi rugo bagiye gusura, wahagera wajya kubona ukabona mo barazana ifiriti yumutse, ugatangira uti ifiriti yahirumutse, ugatangira uti mama kana uzaze mu mahugurwa hano barateka we, barangiza oya bari murimo murarya n'umugore arahara ahubwo isoni zamwishe, washishikaye uri muri yihanagura, wajya kumva umugabo aratangira ati mbega isosi y'ubunyobwa anga, umva ni impamvu reka mbabwire n'ubwa mbere ndi isosi y'ubunyobwa. Umugore nawe ahita arakara akabwira tusigara aho ngaho ntumurikire kujya gushima ibiryo byo mu rundi rugo unagayiye y'umugore wawe. Ubundi iyo nyifato ni nyifato ukumva umugabo aravuze ngo njyewe rero ngo umugore wanjye ngo si ukumutuka, ariko umugore wanjye ntabwo azi guteka ifi, ku buryo n'ubu ngubu ndagenda nkajya kuyigurira muri hoteli, nkaca ahantu ku cyokezo bakayotsa nkayizana, ko ndabizi umugore wanjye ibintu by'ifi ntabwo ari ibintu bye. Ukumva umuntu arimo arabiratira abavandimwe n'inshuti, ubundi ibyo ni ibintu. So rero hano muratanga amanota y'ibi bintu. Iyi waka yanjye murayikora iminota 10. Hano muratondeka amanota, murabiha amanota ku buryo nimubiteranya birabyara 100. Tanga amanota ku 100 ku byasenya umuryango biwugarije. Noneho inama mubona Bibiliya itanga kuri iki kibazo, ibigendanye n'ubwiko Bibiliya itanga wiye nama, ibigendanye n'imibonano y'abashakanye Bibiliya itanga iyihe nama, murahita mugaruka mu biduhe. Ubwo rero abagabo mujye kuri uru ruhande, abagabo mujye kuri uru ruhande, yego abagore namwe mujye kuri uru ngoro. Abo bose bazagenda mwe musigare, nusenya ni wowe uzitwa ko washenye urugo si nyoko uzasenya. Rero nsoza ushaka kubaka nk'uko nyina yubatse amara amazu, nimwige kubaza inama Bibiliya ubundi mwubake urugo rwanyu mu mahoro. Murakoze. Reka dushime Imana, dushime n'itorero ryayo ryashyizeho gahunda y'umuryango, kandi dushime n'abaharanira uko bukeye n'uko bwije kurushaho kugira imiryango inoze kandi imiryango ihesha Imana icyubahiro.
mu by'ukuri nk'abantu bahamagariwe ivugabutumwa, burya iyo imiryango yacu irimo ibibazo n'umurimo w'ivugabutumwa burya tuba tuwishe. Iki gitabo cy'iby'abadivantisite b'umunsi wa karindwi bizera, ku rupapuro rwacyo cyangwa se mu gice cyacyo cya 23 niho hatangira herekana uburyo abadivantisite b'umunsi wa karindwi ihame ry'uko bizera ibijyanye n'ubukwe ndetse n'umuryango. Igihamya ibyo byose ni uko iteka ryose usanga isano y'umugabo n'umugore igereranywa n'isano Kristo afitanye n'itorero. Ibyo rero iyo urugo rwagenze nabi, mbese ijuru ryahabwa icyubahiro ku bwacu? Mbese twakongera kubwira abandi bantu ko turi abadivantisite b'umunsi wa karindwi? Mbese izina ryacu riba rigifite agaciro cyangwa ntiriba rigifite agaciro? Ntabwo riba rigifite agaciro. Niyo mpamvu mu byavuzwe byose ibyo uyu muvandimwe yegeranije ku rutonde rwabyo, yatubwiye ko yavugutiye abagabo umuti, akaba yavugutiye n'abagore umuti. Icyo bikoze itsinda narindimo jyewe ryari abarengeje imyaka 10, hari ibintu byinshi batabonye nk'uko abari munsi y'imyaka 5 n'abo batararenza imyaka 2 babonye. Hariya hambere habonye yuko abagize imiryango dukomokamo iyo bari iwacu bibangamira abagore. Twebwe twabonye ko abagore bagira urusaku bakatesha umutwe aba bantu bahaje, ariko mu by'ukuri abagabo bo badakunda gusakuza kubwo kubika amarangamutima, ariko nibo babangamirwa kuko nibo bavunika mu bijyanye no gucunga abantu benshi batari mu nshingano zabo no kwitwararika. Ugasanga umugabo aravuga ati ati umwana wo kwa ba mabukwe ni ukumwitondera, agahora yitwararitse. Noneho ku bijyanye n'umutungo nabwo bikamusaba kuvunika cyane, mu gihe umugore abazengereza akabatesha umutwe, kandi we nta n'ibintu byaba biracitse, ahubwo ari uko yananiwe kubijera. Ibyo twabirebye. Ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ntabwo twabitinzeho cyane nk'uko abato babitinzeho, ariko ubwo natwe mu myaka yacu twabitindagaho kuko natwe twavuye iwacu tutahunze iwacu. Mujya mwumva ya ndirimbo ivuga ngo ntabwo yazanywe ngo nta nubwo ari imvura yo mu itumba mutereye ngo imutembane, cyangwa ngo ahunge urugo rw'iwabo, cyangwa inzara n'ibindi byose, ahubwo yazanywe no gushaka urukundo, no gushaka uwo buzuzanya. Ikibazo cy'ubukene yari afite ni kimwe n'icyo ngicyo. Niba ari wowe, niba nawe cyaraguhagurukanye iwanyu, niba nawe cyaramuhagurukanye iwabo, ahangaha turareba icyo ibyanditswe bibivugaho. Ariko mbere y'uko tujya mu bisubizo by'ibyo ngibyo, hari amagambo nasomye muri kino gitabo cyitwa Inama ku Busonga ku rupapuro rw'107. Hari impano Imana yaduhaye kugira ngo tujye mu murimo wayo twese, kandi umurimo w'Imana wa mbere twabonye ko uhera mu rugo iwacu. Mu itsinda ry'abagore bakuru twari turimo, twageze no kuri iki ngiki. Iyo abantu biyeguriye ivugabutumwa uwo bibangamira cyane ngo ninde, twabonye yuko ubwo abandi bavuze ko bibangamira umugore, twebwe twabonye ko bibangamira umugabo. Hari ubwo abagore rwose pe ajya mu ivugabutumwa ugasanga no gukarabya umwana ntibikiri ibintu bye, no kumenya icyo abo mu rugo bari burye si ibintu bye, no kumenya uko ejo bizagenda si ibintu bye. Ariko umugabo iyo yiyeguriye ubutumwa ariko agakomeza za nshingano zindi mu rugo, umugore amutiza imbaraga, ivugabutumwa rikagenda neza.
naho iyo umugore ari we wiyeguriye ivugabutumwa, noneho umugabo ibyo bintu akaba atabishyikira, umugabo niwe ubangamirwa cyane, kuko yinjira no mu nshingano zitari ize. Niba umugore azamara ibyumweru 2 mu ivugabutumwa, hari ubwo umugabo atazabasha kubungabunga twa twana dutoya, hari ubwo atazabasha gukorana n'umukozi wo mu rugo, hari ubwo atazabasha kureba ibyo hanze cyane, kuko twabonye yuko umugore yaremanwe impano zidasanzwe zo guterura ibintu byinshi icyarimwe, akamenya umwana, akamenya umukozi wo mu gikoni, akamenya umuhinzi wo mu murima, akamenya amatungo, akamenya byose icyarimwe. Ariko umugabo icyo yerekejeho imbaraga nicyo akora, sibyo? Ubwo rero niba umugore ari we wiyeguriye ivugabutumwa, aba agomba gusengerwa, akaba ari ujya mu masengero, ikidiyakoni mu itorero akaba ari we ugikora cyose, amateraniro akaba ari we uyategura, yarangiza akazongeraho kujya mu mavuna. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri amaso ye areba kandi agategura ibintu byinshi icyarimwe, azasa naho yerekeje ku kintu kimwe, ibindi biri inyuma bizagorana, umugabo bizamugora. Niyo mpamvu umugore niba yariyeguriye ivugabutumwa afite iyo mpano, umugabo akaba agendanye muri urwo rugendo ntiyamuca intege, ariko yakwiga kujya agira ubutumire yakira no kwiga umubyizi, akagira ubwo agenza ate, ugahakana. Bitakozwe bityo yazasanga ivugabutumwa mu rugo rwe ntarihari. Rero ibyo bintu byose twanyuzemo n'ibindi turi buze gusorezaho gake mu minota mike dusigaranye, reka tujyane muri iyi nshingano Yesu yatanze. Ku rupapuro rw'107 mu nama ku busonga, Yesu yasize inshingano ivuga ngo nimukore kugeza igihe nzazira, nimukore kugeza igihe nzagenza nzazira. Ni umurimo w'ivugabutumwa yaradusigiye. Ariko nshuti zanjye, uyu murimo w'ivugabutumwa nubona utatangiriye mu rugo rwawe, kandi impano zose wahawe ukabona ntacyo zihindura mu murimo w'ivugabutumwa, ndagusaba uzahagarika ivugabutumwa ryo hanze, ubanza ushyira imbaraga ku ivugabutumwa ryo mu rugo, kuko mu bihe rero tubwira ko nta kindi Imana izakubaza, izaba witeguye kuvuga ngo ndi hano, nawe wagenze ute, n'abana bamuhaye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.